Ku bantu muzi kwitegereza neza mumbwire ngo uriya ninde? Hariya ndabona abakobwa babiri gusa njyewe ku ruhande rwanjye ndabona ari Nyambo, Titi Brown ndetse na mushiki wa Titi Brown, hariya ngo Nyambo yari ari kwiyunga na Titi. Yes, akanizere ko umeze neza aho uri hose, nizere ko gahunda zawe zakomeje kugenda neza, nizere ko aho uri mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo mukomeje kugubwa neza, kandi nkubwira ngo wowe ukomeje gukurikirana Birashoboka TV Rwanda, komeza dukurikirane, wibutse n'abandi kugira ngo bakande subscribe nk'uko wabigenje, nanjye ariko ubu utarayikanda ndamwibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane kandi gahunda zacu zikomeze zigende zimugeraho. Hanyuma nongera kubibutsa kujya ahantu handitse comment ugashyiramo comment yawe cyangwa se igitekerezo cyawe, wowe urabona ibintu bihagaze bite, hanyuma sharinga n'inshuti zawe nazo zimenye ngo uyu munsi nizihe nkuru ziri trend ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko ngenda zikugezaho 5 kwa 5 kandi zizewe zimeze bye. Hanyuma ikindi kintu ndakubwira kandi like utwereka ko turi kumwe, ibyo byose no bikora uzaba udushikiye kandi turi hamwe n'inkuru zacu zigenda zikugeraho 5 kwa 5. Hanyuma uyu munsi turagaruka ku byamamare n'abandi ni Titi na Nyambo Jessica. Hanyuma muzi ko ari inkuru mperutse kubagezaho mbabwira ko ari prank bakinye yo kugira ngo bagaragaze ko batandukanye kandi bakiri kumwe. Gusa hari video yaje kugaragara nanone basa nkaho bari kwiyunga, gusa iyo video yafashwe n'umwe mu bakinyi bazakina muri iyo filime cyangwa se bakina muri iyo filime yari iri gutegurwa, ayifata nanone bisa nkaho asa nkaho abibye amashusho bibesa ahantu. Gusa iyi filime biravuga ko izagaruka ku mateka ya Titi Brown mu gihe yari ari mu gihome, mu gihe yari ari mu buzima bwa hariya aho yari afungiwe. Ikindi kandi dusubiye inyuma, Nyambo na Titi Brown ni abantu bagiye batwereka ko bari ari ababesto, gusa ni inkuru zikagenda zivuga ko muzi ko abanyamakuru buriya ni abantu bareba impande zose, bigenda bivuga ko ari ababesto, umwe yemeza ko ari umubesto n'undi yemeza ko ari umubesto, ntabwo bigeze bagaragaza ko bakundana, gusa byagaragariraga mu mashusho aho bajyaga gufatira amashusho ndetse no kuba bafata amwe mu mafoto, bikagaragara ko bari mu rukundo atari ababesto ahubwo ari abantu bakundana. Gusa nta n'umwe wigeze wemeza ko ari ababesto ku ruhande rwabo, haba kuri Titi Brown haba no kuri Nyambo nta wigeze abyemeza. Gusa Titi Brown ni umukozi, wagera no kuri Nyambo ugasanga ni umukozi, nawe bose bakaba ari abakozi. Gusa Titi Brown ni umwe mu bantu bakuriye mu buzima bugoranye, nubwo ubona ubu ngubu asa nkaho ameze neza, ni umuntu wakuze mu buzima bugoranye, naho Nyambo we ni umwe mu bantu bakuze bakuriye mu buzima ubona ko bugoranye, gusa akaba ari umukozi wa danje azi gukora, gusa ubu ngubu akaba ameze neza. Gusa Nyambo we ni agacakura, yagize gutya yereka Titi Brown ko bari mu rukundo, agira amacrush, buriya ajya agira utuntu tw'amacrush, noneho agenda asanga abandi cyangwa se ajya mu bandi basore basa nkaho barusha Titi Brown amafaranga, babandi baba bari hejuru kabisa. Buriya nusanga umukobwa agira utuntu tw'amacrush akajya mu bandi basa nkaho bakurusha ibiceri, icyo gihe hari igihe urukundo rwanyu kabisa ruba rutazakomera. Gusa Titi Brown we akabireba akabitsa nkaho abicisha ku ruhande, agasa nkaho abihishira, gusa bigenda bigaragara baje kwangana ntibabigaragaza. Gusa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abanyamakuru byagiye bivugwa ko banganye, batagikundana abangaba bombi. Gusa kugira ngo bakomeze kuba bari kumwe, muzi ko hari filime nababwiye ko bari gutegura nanone, iyi filime izagaruka ku mateka ya Titi Brown niko byagiye bivugwa. Gusa iyi filime ikaba ivugwa ko Nyambo afitemo role ikomeye cyane, afitemo role ihambaye, kwa kundi filime ibirimo umuntu noneho uwo muntu yaza kuvamo twe tugahita tuyanga bitewe nuko uwo muntu afitemo role ihambaye, role dukunda, usanga hari role ikundwa n'abantu benshi, noneho iyo filime ikaba yagwa. Gusa iyi filime impamvu Nyambo yakomeje kugaragaramo nuko Nyambo n'ubundi iyo role afite avuyemo filime yasa nkaho igiye down, rero bakagaragaza ko bagikundana, ariko iyo filime kugira ngo itaza kwangirika
nta rundi rukundo. Buriya iyo bigeze muri business aba ari business, urukundo rukaba ari urukundo. Ku bwa business rero baracyari kumwe, ubona ko bakiri kumwe. Hanyuma n'iriya video yagaragajwe n'umwe mu bantu bakinana hariya muri iriya filime, nawe akisobye. Gusa impamvu yagaragaye nawe ashobora kuba yagafashe ni ukugira ngo nawe ashobore kuba yatwikira filime. Njye niko mbibona ku ruhande rwanjye, ni ukugira ngo iriya filime akomeze ayitwikire, none izasohoke twewe twaragize amatsiko yo kumva ngo iyi filime tugomba kuyireba, bitewe n'uko hari tumwe mu tuntu twagiye dufatamo. Iriya filime nababwiye ko irategurwa kandi ishobora gutegurwa ari live, igakina ibintu byabayeho, noneho abantu tukayikunda kuko ari n'ibintu byabayeho, bagaruka ku mateka y'umuntu runaka kugira ngo filime ibe iryoshye cyane. Hanyuma reka nkurarikire kuzakurikirana iyi filime kuko ni filime izaba yarateguwe n'ibyamamare, kandi ni filime izaba iryoshye kabisa ku buryo bugaragara. Ndi Eros, dukomeje kubana mubwira ngo wowe utarakanda subscribe, ndetse wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo inkuru zacu zose ujye ugenda uzibona. Ikindi nakubwira, kanda like kabisa, twereke ko ibintu byacu bikunda. Ujye no muri comment utubwire ati igihe bihagaze gutya, ati Brown na Nyambo agateguro kabo kazaba gahagaze gutya. Hanyuma ikindi nakubwira, sharinga inshuti zawe nazo zibone amakuru ari trend ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, bagende bamenya inkuru zigezweho kabisa 5 kwa 5. Mubwira ngo ciao, ngiye turi kumwe tubonane no mu yandi makuru. Ndaza kugenda nkugezaho ku zindi nkuru ziri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ndaza kugenda nkugezaho tuvuga ku byamamare bigiye bitandukanye kabisa. Mubwira ngo ciao.